ngo tubice ku ruhande muzatwita ibintu ntazi muzadukora ibyo ntazi numvise ngo hari abagenda bakajya mu miryango yacu bakajya gukurikirana ibyo bintu ntazi muri abo ngabo je m'enfous hari bitandeba nturakare twigire mu kibuga kandanda bimeze bite hari bitandeba ngereka nkubwire igarukira twigire ntabwo nzigera ndebera umuntu twigire kuri jezi kuvuga ngo mugiye kumuvuga kwera impamvu ibi nibi ngo mbanze ngiye kureba ngavuka he ngavuka te ngavuka kuri inde ni umuntu ki ibyo byihorera byo akamakuru munafate udufaranga bakangisha duke cyane urwo rwego iyo myumvire si yanjye udufaranga n'udukoze udufaranga duke n'udukozwe mu kudu so na yeme hari umuta namuhereje message reka nyikopiye njyane no ku munyamategeko kuri za WhatsApp kugira ngo hatazazamo madidani kuko nta muntu tutazavuga hano ntabwo bizigera bibaho kuko uri muri sport umuntu yumva rwose afite ubudahangarwa bwo kutavuga uko yayivamo abantu bicare bana tuzakuvuga neza ku byo wakoze byiza reka ntange na message tunanenge ibyo wakoze reka ntange na message rwose icyo bita batavuga ngo radio yitwa Fine FM impamvu ari radio y'amahitamo yawe ari radio y'amahitamo yawe radio your choice sibyo ni radio itemera ikintu icyo ari cyo cyose kimeze nk'akarengane guhera mu gitondo kugera nimugoroba muzabyumva Mr Tonto ahamagara umuyobozi akamubaza inshingano ze uyu muturage ko arengana ikibazo ni kihe hari ibintu bitaba aha wenda hari ahandi umuntu yaba nge nabaye wenda byaba sibyo bakagondeka ikintu cyo kuvuga ngo uraterura telefone yawe sibyo ngo kuko umuntu yakuvuza amakuru ya nyayo ngo nta handi hantu wabikwepera sibyo ngo ndahamagara telefone ngo mbwire umuyobozi wa radio ngo umuyobozi wa radio ngo bigende gutya ngo bigende gutya ntabwo witwa Rutayisire boss wanjye my boss currently media ibyo bintu ntibishoboka nimba umuntu yumva yakubeshye cyangwa se yaguharabitse ujya muri RMC naho ibyo kuvuga ngo zahamagara ngo bafate ngo wanyijura umuntu ariko ngo bafate ime ngo nyibona ngo ime ngo wamushyira muri Spotify urabona ngo ime ngo wamujyana kwa Tonto mu gitondo urabona ngo ime ngo wamujyana muri office urabona ngo abantu bicaye mu kabari bakoze inama ngo ime ngo wamwirukana ukamuvanaho Rutayisire nta muntu numwe ajya kuvuga keneye guhengekwa urumva nta muntu numwe ajya kuvuga ngo kugira ngo radio raninge birasaba ko bigenda gutya oya ntago ari ko bigenda ndabizi yuko hari ababoss ba radio bahamagarwa buri munsi dufite nese banyanzaje duhora tuganira ngo nakoze ko boss bamumereye nabi nibana ikintu nabarejisi bajya amina n'urukiko rujya kuza hano mpamye neza ko bari babizi iyo karite ko reka imeza hano kuri FNFM ni radio ihari kubera inyungu z'umuturage guhera kuri rubanda rugufi kugeza kuri intellectuel sibyo ntabwo tuzigira twemera inyungu z'abantu bwite cyangwa se uko gushaka kwabo kugomba kusatisfeza cyangwa se kunyura amaranga mutima yabo ku giti cyabo ngo tubice ku ruhande muzatwita ibintu ntazi muzadukora ibyo ntazi numvise ngo hari abagenda bakajya mu miryango yacu bakajya gukurikirana ibyo bintu ntazi muri abo ngabo je m'enfous hari bitandeba nturakare twigire mu kibuga kandanda bimeze bite hari bitandeba ngereka nkubwire igarukira twigire ntabwo nzigera ndebera umuntu twigire kuri jezi kuvuga ngo mugiye kumuvuga kwera impamvu ibi nibi ngo mbanze ngiye kureba ngavuka he ngavuka te ngavuka kuri inde ni umuntu ki ibyo byihorera byo akamakuru munafate udufaranga bakangisha duke cyane urwo rwego iyo myumvire si yanjye udufaranga n'udukoze udufaranga duke n'udukozwe mu kudu so na yeme hari umutaramu mu diaspora w'umureyo abemereye icupa ry'urwagwa n'igiti byari santa gukora sport igira neza arakoze turamushimiye cyane ibyo byo nubwo uri ukuraho gukata ibyo abantu bicare babizi ni message iri kiriya igende igera higera ndabizi ikindi kintu abandi bantu nshaka kugira hari igihe dukora nk'ibintu hari abantu bafata ayo audio bakagenda bagashyira amatitre nazi bakagenda bakata uduce ariko cyane umutara musharo mereke muri message umuntu witwa Mupagasi niyo mufata zamugira inama ikiganiro ngo nkimwime nge singe nimana ibiganiro nge narakimwimye kuko yambwiye ngo nge kukimuhera ntakunda nge nawe namwandikiye mu warning nge namwandikiye ngo Imana umuje amaze gutakaza YouTube channel zigera muri enye emeni ibizi nge ndabivuze
umuntu ufata audio yanjye ejo bundi yanditse titre aravuga ngo Emina Regis ngo nababwiye ko bitazatinda ngo byongeye nicyo ushaka kumeninga what do you want to mean yes niwango ibyo ngibi ku rundi ruhande n'ubuyobozi ngera nisabira abantu ba Runo mukwiye kubavijira ibintu binagabanya visibility y'ibintu byacu abo bazi content uburyo ivuna yes baza amaje umuntu abayaraye ngo akatwanya ngende expose ku bintu byanjye sibyo ndi kuvuga ibintu bishobora no kuba byatuma famille wabeshye ngo ariko kuko ntashobora kwemera amafoto y'umuntu nazabye Merine ngo wa undi ukora ngo nimugoroba ntanamuzisha narigaze ko aba bantu bakora ibintu n'ukuri kwimana imujya muzi reporting yabo bakoze cyasigaye cyari cyo abantu bafata bakakuba bumva ibyo twe twavuze bafata bya bintu babandi bagiye bakora ibyo bajya kumva na Regis nk'umuyobozi wacu hano n'umuyobozi wa Radio Boss radio n'umunyamategeko ifite ariko ngewe rwose nisabiye icyo kintu ade tunaguze amategeko ngo dufashe gukora icyo kintu wese barabikata bakuraho n'akantu kamwe bakora baroba ira titre yakoze ikakaye babantu wenda tuba twavuze wenda nko mu kiganiro ibo baragenda bagafata za link za babantu bakaba arizo bumva ari mu kiganiro cyacu bakaba aribyo bagendera bavuga ngo abanyamakuru batwagatse gutya na gutya niba shaka tubana neza muri zimera z'umwaka reka mubwire yewe kuduharabika cyane n'umuhungu wanjye Reji ngewe n'umuhungu wanjye umuhungu wawe se gusebya n'umuhungu namwivaniye aha tujya gutangira muri city ntago namwambuye nime ntabwo yambura ahubwo emara kwambika twarajyanye dukorana akazi n'iki byose ibintu byo binagenda neza n'ibyanjye bigenda neza kucya gusebya nishimira urwego amaze kugeraho nka mupagasi ariko n'abandi bakora nk'induru umuvuno kandi utari kuvuga umukadasi Sharomi mupagasi na Tista ndamwemera cyane mwenyewe Tista ntabwo ibyo bintu mwarimu w'imikino abantu bari kubunebwe uri umunyamakuru mwiza ubona amakuru ukuntu introduce nkunda ukuntu n'abandi bose mwarimu w'imikino ntabwo agenda agafatira link z'abantu by'ibiganiro bakoze ariko please ubaha content z'abantu agukubita titre kuva ati nese ibi ngibi nabivugiye ubu ngubu ndabizi ari buze gukata akana kandika titre ngo menye ibizi noneho ngo atanze ubutumwa ngo bimeze gutyo ibyo ngibyo sibyo twigiye mu kibuga sasa abareyo baze tuganire tubabwire ya kipe yabibonye ku munsi w'ejo rero muhirwa Prosper twe tumusabye ko agira icyo avuga ariko aratwaye message ko atwaye imodoka he is driving ku munsi w'ejo rero igihe cyose yakenera kugira mu kiganiro cyacu twanagaruka twanatashirega tukagitangiza hagije n'iminsi myinshi yabona umwanya wose mu burenganzira bwe ahabwa haba itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda muri ya ngingo batubwiye ahubwo banyohereje RMC banyohereje amategeko yose ndaza kuyabasharinga kuko narabajije ariko uburyo inyandiko twahawe n'uburyo twabisubije mwabitwumviye barabaje twabyumvaga bimeze neza ari mu ngingo ya 38 alineya ya kabiri y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ku bwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo bwite no guhabwa amakuru ko butagomba kubangamira ituze rusange iyo ngingo iramurengera ndetse n'ingingo ya 6 9 na 14 n'iya 5 y'amahame ngengamikorere y'umwuga w'itangazamakuru niyo mpamvu muhirwa Prosper nkuko twamuvuzeho yagarutsweho cyane afite uburenganzira bwose bwo guhabwa espace ihagije ingana niyo twakoze tumuvugaho niyo yabirenga nta kibazo so ku munsi w'ejo rero ikipe bita Lion Sports ifite umukino mpuzamahanga wa gishuti yagomba gukina ikipe ya Vipers impiriza hari ya Ikitende barafite kigundu mwiza n'abafana ba Peri basetse bavuga batu abari baraje bavuge ko bagiye gutwara igikombe muri Fazari ubwo munagira ngo mubahe demonstration de force uko ikipe yari imeze sejo rero ese ni igikenyeri bashije reka tubanze twumve ababanje mu kumunsi w'ejo Vipers ifite kigundu ruyima amashusho ariko da Silva ashaka highlight yatereke kuri YouTube igire mu biri tekinike ifite Murondo Ruanga igire muri tekinike kubireba bareyo bose Karisa ifite Robin Murongo ndetse na Warusimbi mu gihe rero ifite kuyatemwiza Muserumogo Fabrice Rushema Chris Sefu Niyonzima abataramo muri Vipers barakinnye baramazina barimo witwa ba Karisa Milton yarahari Milton ariko hari abakinnyi batari bahari nka witwa ba Okero hari abakinnyi muri equipe nationale ifite bane muri equipe nationale na babiri bavunitse na Karisa Milton bura ari kugaruka amazi yaravunitse ntabwo ari tayari bari kuva mu mvune ubwo barafite Bagayogo Emery Tambwe Richard ndetse na Cindy Paul match wari itangiye rero yari hagaze ite aramazina bayegumizo hariya